Ikinyoma gikomeye ku mazi. Icyo nicyo tugiye kuvugaho. Iki ni kimwe mu bintu abantu bose bemera ko ari ukuri. Nanjye nkiri gukora muri clinique yanjye nabwiraga abantu nti ugomba kunywa ibirahuri 8 by'amazi ku munsi. Uyu munsi tugiye kureba aho ayo makuru yaturutse ndetse n'ukuntu twirengagije uburyo umubiri wacu tubwira ko dukeneye amazi aribwo nyota. Ntimujye kure. Murakaza neza kuri iyi channel ya Jeanne Paul Official, umuyoboro bagezaho ibiganiro bitandukanye byibanda ku buzima bwacu bwa buri munsi, aho mukunze kuba muri kumwe nanjye Nzayisenga Jeanne Paul, enseignant et naturopathe, ndi umurezi n'umujyanama w'ubuzima. Mukande subscribe n'inzogera niba ari bwo bwa mbere duhuriye muri ibi biganiro, namwe muzajya mugira amahirwe yo kugezwaho ikiganiro twabateguriye uwo mwanya. Mbese koko umuntu ategetswe kunywa ibirahuri 8 ku munsi? Abigiye munsi cyangwa akabirenza bitwaye iki? Shaka ko tuganira kuri ibi bintu neza hamwe na Dogiteri Eric Badge. Icyo ngiye kukubwira ni iki: nta na rimwe higeze habaho ubushakashatsi bwa siyanse bwagaragaje neza ingano y'amazi umuntu agomba kunywa kugira ngo agire ubuzima bwiza. Iyo mibare y'ibirahuri 8 by'amazi ku munsi tumaze ubuzima bwose twumva yaturutse ku nyandiko nto umuntu yasomye nabi. Mu mwaka w'1945 abantu babajijwe mu muhanda ingano y'amazi cyangwa ibinyobwa banywa ku munsi. Hashingiwe kuri ubwo bushakashatsi bumwe gusa, bavuga ko umuntu anywa ibirahuri 8 by'amazi, maze ibyo bihinduka nk'itegeko rikomeye. Muri uwo mwaka w'1945 ikigo cyitwa Food and Nutrition Board cyo muri National Research Council cyashyize hanze amabwiriza y'imirire, kandi muri iyo nyandiko harimo agace gato kavuga ku mazi. Havugaga hati ingano ikwiye y'amazi ku bantu bakuru ni litiro 2.5 ku munsi. Iyo ugarukiye aho gusa ushobora guhita wibwira uti ni ukuvuga nk'ibirahuri 8 by'amazi, ariko interuro yakurikiyeho yaravuze iti igice kinini cy'ayo mazi kiba kiri mu biryo biteguye. Ikigaragara ni uko abantu benshi batigeze basoma iyo nteruro ya kabiri, kandi niyo ihindura ibintu byose. Niba tubaze neza, umuntu usanzwe abona hagati ya mililitiro 700 kugeza kuri litiro 1 y'amazi ava mu birya buri munsi. Iyo urya imbuto n'imboga byinshi ubona amazi menshi kurushaho. Urugero, pome igizwe n'amazi ku kigero cya 86%, inyama ya steak ifite amazi ya 60%, konkombure ifite amazi 95%. Ikindi kandi umubiri ubwawo ushobora gukora amazi yawo, ayo bita metabolic water. Bishoboka ko umubiri ukora hejuru ya litiro 1 y'amazi buri munsi. Hari n'ibindi byinshi batigeze bazirikana muri ayo mabwiriza. Urugero, nk'ibiro umuntu afite. Ese umuntu ufite ibiro 300 n'ufite ibiro 100 banywa amazi angana? Ese umuntu ukora imyitozo amasaha 2 ku munsi n'umuntu wicaye gusa banywa amazi angana? Ese umuntu unywa ibintu byinshi birimo kafeyine bisohora amazi menshi anywa amazi angana n'undi? Iri tegeko ry'ibirahuri 8 by'amazi ku munsi byakomotse cyane ku mugabo witwa muganga Frederick Steyer, wari umuyobozi wa mbere w'ishami ry'imirire muri Harvard University. Yavuze ko ushobora no kuburamo ikawa, icyayi, amata ndetse na byeri. Hanyuma mu mwaka wa 2002 umuganga w'inzobere mu by'impyiko witwa muganga Heinz Volken yakoze ikintu nta wundi muntu wari warigeze kugikora. Yashatse ibimenyetso bya siyanse bishyigikira ayo mabwiriza. Yasohoye ubushakashatsi bwimbitse, maze asanga nta bushakashatsi bwa siyanse bwashyigikiraga itegeko ry'ibirahuri 8 by'amazi ku munsi. Icyo yabonye ni ubushakashatsi bwo kubaza abantu gusa. Birantangaza cyane kubona isi yose ikurikiza aya mabwiriza itazi neza aho yaturutse, kandi bibaho no mu bindi byinshi bijyanye n'ubuzima. Nibuka nkiri gukora ikiganiro live, umuganga w'imirire yarampamagaye. Narimo mvuga kuri iyi ngingo maze arandakaza cyane ati, yaravuze ati ntabyo uzi, uri kwangiza abantu ubabwira ko badakeneye ibirahuri 8 by'amazi ku munsi. Nyamara ntabwo ari byo nari navuze. Byarantangaje cyane kubona ukuntu abantu bamaze gushyirwa muri iyo myumvire. Ibirahuri 8 by'amazi ku munsi byaje no guhindura
bihinduka ngo ugomba kunywa amazi mbere y'uko ugira inyota, kuko igihe inyota ije uba watinze. Hari n'abaganga b'imirire n'abahanga mu mafunguro bavuga ko umuntu akwiriye kunywa amazi menshi kurushaho kugira ngo atazigera agira ikibazo cyo kubura amazi, ndetse bamwe bakavuga litiro nyinshi cyane ku munsi, kandi ntabwo ndimo gusetsa. Iyo ushatse inkomoko y'ayo makuru biragorana kuyibona. Ikintu gikomeye nshaka kuvuga ni uko umubiri wacu ufite uburyo bwo kutubwira igihe dukeneye amazi, kandi icyo ni inyota. Ariko aho bigeze abantu batangiye kubwirwa ngo irengagiza inyota, ntuyiteho, nywa amazi mbere y'uko ugira inyota. Iyo umubiri utakaje amazi make gusa, hormone yitwa vasopresine itangira kubwira impyiko kubika amazi. Imibiri yacu yaremeye kwihanganira ibihe byo kubura amazi. Iyo urebye ubuzima bwa kera, amapfa, inzara, kubura ibiryo n'amazi, umubiri wari waramaze kubimenyera. Ubu ibintu byarahindutse cyane kuko dushobora kunywa amazi umunsi wose buri kanya. Impamvu ntakunda ibyo ni uko uba wirengagiza uburyo umubiri wawe ukubwira inyota. Ese twakagombye kurya tudashonje kugira ngo twirinde inzara? Reba aho ibyo byatugejeje. Inganda zicuruza amazi menshi cyane. Isoko mpuzamahanga ry'amazi acuruzwa mu macupa rifite agaciro karenga miliyari 290 z'amadolari ku mwaka. Abanyamerika banywa hafi miliyari 16 za garo z'amazi yo mu macupa buri mwaka. Hanyuma hari inganda zikora ibinyobwa by'abakora siporo. Mu mwaka w'1965 Gatorade yatangiye gukorwa mu gihe nta bimenyetso byinshi byagaragazaga ko ifasha koko. Hahise hakurikiraho ubukangurambaga bwo kubwira abantu ko gukora imyitozo bitera ikibazo gikomeye cyo kubura amazi, kandi ko inyota itizewe, bityo igisubizo kikaba ari cyo kinyobwa cyabo. Mu mwaka w'1992 Gatorade yahaga American College of Sports Medicine amadolari 250,000 buri mwaka. Nyuma bakoranye ikiganiro ku myitozo no gusimbura amazi yatakaye mu mubiri. Ubutumwa bw'ingenzi bwavuyemo bwari ubu: nywa amazi mbere y'uko ugira inyota. Tekereza gato kuri ibyo. Inganda zigurisha ibinyobwa nizo zateye inkunga amabwiriza kubwira ko utagomba kwizera inyota yawe bwite. Abashakashatsi bakoze ubushakashatsi ku kintu bise water turnover, bivuze ingano y'amazi azenguruka mu mubiri ku munsi. Babikoze ku bantu 5,640 bo mu bihugu 26 bafite imyaka kuva ku 8 kugeza kuri 96, bakoresheje ikoranabuhanga ridasanzwe ripima amazi asohoka mu mubiri. Basanze abantu bamwe batakaza litiro 1 ku munsi, abandi bagatakaza litiro 6 ku munsi. Iri tandukaniro ni rinini cyane. Litiro 1 ni nk'ibirahuri 4 cyangwa 5 by'amazi, naho litiro 6 ni inshuro 6 z'ibyo. Bivuze ko amazi umuntu akeneye aterwa n'imyaka ye, ubunini bw'umubiri, ikirere arimo, imyitozo akora n'akazi k'umubiri akora. Umubiri kandi utanga ibindi bimenyetso by'uko ukeneye amazi. Iyo inkari zawe zijimye cyane, biba bivuze ko zifite ibintu byinshi cyane kandi ukeneye kunywa, kandi ukeneye kunywa amazi menshi. Iyo inkari zawe zisobanutse cyane nk'amazi, biba bivuze ko uri kunywa amazi arenze urugero kandi uri no gutakaza electrolytes. Inkari nziza zigomba kuba zifite ibara ry'umuhondo woroshye nk'ibyatsi byumye. Nzi ko bamwe bari buvuge bati, bite se ku mabuye yo mu mpyiko? Ese ntitugomba kunywa amazi menshi kugira ngo tuyirinde? Uburyo bwiza bwo kwirinda kidney stones ni ukuba ufite magnesium ihagije mu mubiri. Iyo niyo miti yayo. Kandi koko niba unywa litiro 2.5 z'amazi ku munsi kandi ukunze kugira kidney stones, inkari zawe ziguma zivanze neza ku buryo zifasha kuyirinda. Ariko iyo ni indi ngingo itandukanye. Abantu benshi bambaza supplements mbasaba. Birumvikana ko ntavuga nabi supplements zanjye zifite quality nziza. Niba ugiye kuri Amazon ukandika Dr. Badge Supplements, ushobora kubona amakuru menshi. Ariko ingingo nkuru nshaka kuvuga kuri ibi byose ni iyi: hari indwara yitwa hyponatremia. Ni iki? Ni sodium nke mu maraso. Ibi ni bibi cyane kurusha ikibazo cyo kubura amazi. Mu mwaka wa 2007 umugore w'imyaka 28 witwaga Jennifer Strange yinjiye mu marushanwa ya radio yabereye i Sacramento. Yanyweye hafi gallons 2 z'amazi mu masaha 3 gusa. Umuntu umwe yahamagaye kuri radio ababwira ko ashobora gupfa azize
water intoxication. Jennifer yapfuye uwo munsi nyine. Mu mwaka wa 2005 ubushakashatsi bwa Boston Marathon bwasanze 13% by'abarangije isiganwa bari bafite hyponatremia. Ubu abashakashatsi berekana ko buri mwaka bakora siporo benshi bakomereka cyangwa bakagira ibibazo bazize kunywa amazi menshi kurusha abazize kubura amazi. Ndashaka no kuvuga gato ku bwiza bw'amazi abantu banywa. Mu mazi yo mu mijyi bashyiramo chlorine n'indi miti myinshi. Mu by'ukuri mu mazi yo mu mijyi harimo ibinyabutabire birenga 600, ariko EPA igenzura 9 gusa. Niyo mpamvu ugomba rwose gukoresha water filter niba ukoresha amazi yo mu mujyi, kandi ntunywa amazi yo muri robine uko yakabaye. Hari kandi water softeners zikuramo calcium na magnesium mu mazi akomeye nka well water. Nyamara ubushakashatsi bwerekanye ko abantu banywa amazi yo mu butaka cyangwa ayo mu masoko harimo magnesium nyinshi bagira ibyago bike byo kurwara umutima. Amazi yoroshye ntacyo afasha kuri ibyo. Kera twabonaga magnesium nyinshi mu mazi akomeye yo mu migezi no mu mariba. Ntabwo ndwanya amazi, icyo ndwanya ni ukwihatira kunywa amazi kandi udafite inyota, kandi ukanywa amazi mabi. Ukwiriye gushaka amazi meza. Ugomba kunywa amazi ukurikije ibiro byawe, imirimo wakoze, ibyo wariye, imiterere y'ubuzima ufite, kandi ugategera amatwi umubiri wawe niba koko ukeneye amazi. Muri make, kunywa amazi ni ingenzi cyane ku buzima, ariko kunywa amazi birenze urugero kandi udafite inyota bishobora guteza ibibazo mu mubiri. Umubiri waremanwe uburyo bwo kukwereka igihe ukeneye amazi binyuze mu nyota, ndetse n'ibara ry'inkari rishobora kugufasha kumenya niba amazi ahagije cyangwa arenze. Icy'ingenzi si ugukurikiza gusa amategeko rusange y'ibirahuri 8 ku munsi, ahubwo ni ukumva ibyo umubiri wawe ukeneye bitewe n'imibereho yawe, ikirere, imyitozo ukora n'ibyo urya. Kunywa amazi neza kandi mu rugero nibyo bifasha umubiri gukora neza no gukomeza kugira ubuzima bwiza. Inshuti bavandimwe mudahwema kubana nanjye buri munsi muri ibi biganiro, mwagize neza. Niba mwaramaze gukanda subscribe n'inzogera, gusa wowe niba ari bwo bwa mbere twari tubihuriyemo, nawe yikanda uzaje ugira amahirwe yo gusangizwa izi mpanuro buri munsi. Akaryoshye nakagaruka, noneho mbaye mbasezeyeho, tuzongera kubonana muri video y'ubutaha.